miliyoni zirenga ebyiri z'abanyarwanda bamaze gupfa zatwigishije iki? Ndatanga urugero nk'ubu baratubwiye bati abatutsi n'abagome, abahutu ntabwo ushobora kubagirira icyizere. Ibyo bintu iyo ubifashe ukajya kureba abantu benshi, usanga ibyo bintu atari byo, kubera yuko ushobora kuvuga uti mbonye umugome, none ukavuga uti abantu ni abagome, ariko ntabwo ariko bimeze. Ugomba kureba abantu benshi kugira ngo ubone yuko icyo kintu atari cyo, none icyo kintu ukakirenga. Kizito Mihigo mu byatweretse, yatweretse yuko icyo kintu yashoboye kukirenga. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi, Imana ishimwe, hari n'abandi babirenze. Natwe icyo kintu tugomba kukirenga. Ikindi cya kabiri cyadufasha ni ugusobanukirwa uko abantu bakoresha izo mbuto mbi kugira ngo batugire interahamwe z'ejo. Iyo umaze gusobanukirwa yuko iyo umuntu ashaka kukwangisha undi muntu w'ahandi, iyo umuntu ashaka kukwangisha umuhutu, iyo umuntu ashaka kwangisha umututsi, akoresha aya magambo kugira ngo azane ubwoba, kugira ngo azane kwishisha, kugira ngo atumutekereza yuko undi muntu atari umuntu. Iyo umaze gusobanukirwa, agakiza ubu kagezeho, kuko ari wowe, ari umwana wawe, ari inshuti zawe, ntabwo bazaba bakibagize abicanyi b'ejo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri muri bitatu nashaka kubagezaho ni ugushimangira ubutabera n'ubumuntu. Mu by'ukuri mu Rwanda birababaje kubona igice kinini cy'abanyarwanda, abahutu biciwe hashize imyaka irenga 20, nubwo bigikomeza, badashobora kugira uwo babwira, aho baririra, aho bagenda bavuga icyababayeho, bakamara imyaka yose nako gahinda n'uwo mujinya bubitse umutwe kugira ngo nawo batabona yuko mu maso yabo harimo amarira. Kubaka u Rwanda rw'ejo nicyo kintu, ni ikintu kigoye, ni ikintu kigoye kandi ni ikintu cya twese. Akenshi abantu baravuga bati iby'abahutu bazirwariza cyangwa n'icy'abatutsi bazirwariza, ariko aho tugana, aho u Rwanda rugana ejo, twese turarokoka cyangwa twese turarohama. Nuko bimeze, ni ikibazo cya twese. Ntabwo rero ejo twavuga tuti ese bariya kubera ikibanza urwango, tugomba natwe kwibaza tuti ese twabafashije wiki kugira ngo urwo rwango barurenge. Ni ikibazo cyacu twese. Ikindi navuga kijyanye n'ubutabera, nuko iyo ubutabera bubaye bizana ingaruka nyinshi cyane. Ngira ngo nimba mwibuka muri 90 hari ikintu cyegeze kuba bageze gufata ibyitso. Icyo kintu ndakibuka cyane kuko cyabayemo akarengane kenshi. Abantu bafashe ngo bafite tatuwaje, bamwe ngo bafite ikabo turi hininye, abandi barafata barajyana muri stade barafunga. Abo bantu arabarekuye, ariko akarengane byahinduye isura y'intambara. Abajene baratangiye bafata urugendo bajya muri Uganda, bajya kurwana kubera akarengane. Uyu munsi naho rero abantu barambiwe ubutegetsi, buri munsi barambuka.
kugira ubutegetsi rero budafite buteye akarengane, budafite ubutabera, mu by'ukuri ni ukubaka ku musenyi. Ubwo butegetsi nubwo kurwanya. Icya gatatu ndangirizaho nuko tugomba kwifata mu ntoki. Iyo nganira n'abanyarwanda hari igihe bituma ntekereza ubwato buri ku kiyaga, ubona amazi atuje, uko bugenda bwegera imbere ariko hazi imirongo mu mazi, imirongo ubona ituma amazi yamera nkaho murabibona ubwato bugenda n'umurongo, ariko rero iyo mirongo iri inyuma y'ubwato ntabwo ari ituma ubwato bugenda. Iyo mirongo iri inyuma ntabwo ari ituma ubwato bugenda. Igituma ubwato bugenda ni abantu bari mu bwato, niyo moteri iri mu bwato. Ubwo bwato rero mubona nkatwe aho turi hano kuri uyu munsi, abanyarwanda bari hose. Noneho iyo mirongo ni amateka yacu. Iyo ugiye rero kureba umunyarwanda ukamubwira ati ariko se kubona yuko nyine hariya rero tugomba kujya kugira ngo tubone ubuzima bwiza, waje tukagenda. Mbabarira cyane, reba iriya mirongo iri inyuma y'ubwato, harimo umutuku, harimo amaraso, harimo hariya se twahagera dutereka da ntibishoboka. Reba nawe turaziritse, ariko mu by'ukuri abatwara ubwato ni twebwe duhitamo aho tujya. Ni twebwe tugomba kwereka aho ubwato bugomba kujya, tubyiyumvemo, twumve yuko amateka ari twe tuyandika, hanyuma tubigere mu ruhame. Ikindi numvaga tugomba kugiramo uruhare cyane ni kwamagana ibintu by'ubwicanyi, ubusambo, abantu barwanya biyunga, barwanya bashaka ubutabera. Ubu bukaba ari ubutegetsi bw'ubungubu. Muri makeya rero mu gusoza navuga yuko ibintu tugomba gukora ari 4. Tugomba gufatanya gusana imitima yacu, ari abantu badahuje amateka, ariko cyane abo tudahuje amateka. Aho niho tugomba gushyiramo ingufu kurushaho. Tugomba kwirinda kugwa mu mutego w'urwango. Tugomba kwiyumvamo imbaraga zo guhitamo amateka yacu. Amateka na yacu, u Rwanda ni urwacu, ntabwo ari urw'abantu bafite ubusambo bw'ubutegetsi, bafite ubusambo bw'amafaranga. U Rwanda ni urw'abanyarwanda. Twagendesheje abavandimwe benshi, duhura n'agahinda kuzuye inyanja, tubona amarira adahora. Isi idufungukiraho, twinjira mu mwijima. Muri uwo mwijima, uko babonye inyenyeri bakihutira kuyizimya itarazana urumuri. Icyo nshaka kubasaba hano nuko twese twaba inyenyeri, tukaganza umwijima uri mu mitwe yacu no mu gihugu cyacu. Twese hamwe tuba intwari. Ndabashimiye.